yanditse igitabo kibi cyane, yanditse igitabo kibi cyane kuri His Excellency, kuri Paul Kagame. Ni igitabo kibi yanditse, arangije ari kuri BBC, ni kuri BBC, ni kujwi rya Amerika. Baramubaza bati se ubura ntabwo bufite? Aravuga ngo mbana n'ubwo mbaho mu bwoba. No mu Mwongereza ariko aba muri Amerika, afite ubwana gihugu bwa Amerika, ariko aravuga ngo mbaho mu bwoba. Amaze kuba muri Amerika ukaba uri mu Bwongereza, uri mu Mwongereza, ugira ubwoba gute? Ngo u Rwanda ngo nta muntu utarutinya. Ntabwo hari quartiers zimwe na zimwe udashobora kugendamo ninjoro. Hari rwa rwego nabahaye inkuru y'ukuntu bashobora gufata umuntu bakamushimuta, bakagenda bya bindi tubona muri film, bagashimuta umuntu barangiza bagamagara iwabo bamubwira ngo dukeneye amafaranga ya naye kugira ngo turekure uwo muntu. Ivyo bintu biri muri icyo gihugu. Ati natewe amatsiko na polisi y'u Rwanda. Byagenze bitetse. Ati ngewe umunyarwanda yaraje muri Dubai, dukorana business, arangije anyiba ibihumbi 12 by'amadolari. Amaze kubinyiba ahita yizira mu Rwanda. Ngewe ntabwo byasabye kuva Dubai. Nahise ndega mpamagara kuri polisi y'u Rwanda, nabwo ntari kwa umunyarwanda. Yagiye kuri ambassade. Sinzi ambassade. None arabwatira umunyarwanda wagize gutya, aranyiba, agize gutya, arabivuga. Umunyarwanda yari mu Rwanda. Ambassade ikomunikana polisi y'u Rwanda. Wa muhungu baramushaka. Basanga asigiranye 6,000 amafaranga yari yazanye. Ifoto ya His Excellency iri ahantu uyibona utiri usakisha. Ni foto yagutse iri ahantu uyibona, mbese ntago uri kuvuga ngo ifoto ya Kagame ndajya kuyishaka gutya. Ni foto iri ahantu urinjira ugahita uyibona. Ifoto nini cyane. Ministre w'intebe uwo umunsi ukurikiye yahise ajyayo. Abajenerali bari bariyo. Ubure kwigengesera, utanigengesereye waburi ikigoryi. Utanigengesereye ngo umere nk'ugendera ku mata ku magi, waburi ikigoryi. Reka nongere nifurize ibihe byiza mwese mubana na Kame TV Rwanda umunsi ku munsi. Amazina yanjye ni Chris Kame. Tugenda tubana mu bihe bitandukanye, tugenda tureba ku ngingo zigiye zitandukanye. Uyu munsi ndabanza kwisegura gatoya bitewe nuko hari ukuntu mubona amashusho iri jisho rimwe, iri hari ukuntu mubona ritari kugaragara neza, mbona kubera ko harimo akantu kameze nkaho sinzi na ubuskire gatoya bitewe n'itara, ariko muratwihanganira. Ikindi yenda nijwi, hari ubuntu ukuntu abantu bambwira ngo ijwi byazamutse byagize gute, ariko I'm sorry, bizagenda bikemuka umunsi ku munsi. Uyu munsi ikingaruye kuri kamera zanyu cyangwa se kuri screen zanyu nkuko mubona uyu munsi, nuko nababwiye no kugenda tugana ku ngingo ziba zigiye zitandukanye. Hamaze iminsi 2 habaye ibihembo bya Trace Award, ariko nyuma y'ibyo bihembo ni ibintu byari byazanye abantu benshi baturutse impande n'impande, yaba baje gufata ibihembo, abaje kureba gusa, abaje kuryoherwa na entertainment mu mujyi wa Kigali. Bisa naho ubundi entertainment yose cyangwa se ibikorwa bya entertainment kwa ko kira gihembo ni igihembo gikomeye, abantu benshi b'ibyamare bari bimukiye mu mujyi wa Kigali. Iyi weekend rwose Kigali yashimuse Afrika mu bijyanye n'imyidagaduro, imiziki n'ibiki. Muri ibyo hajemo umukobwa w'umunyakenya witwa Step Mulinge. Uyu mukobwa ni umunyamakuru, akaba umunyamideli, umushabitsi, umuntu nk'uwo. Ariko nyuma yuko avuye mu Rwanda yaje gutungura abantu benshi. Yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter cyangwa se rwa X, yandikaho ibintu byatunguye abantu benshi. Mu butumwa reka mbusome mbanze mucishe mu ijisho. Utumwe uyu mukobwa yaranditse ati, been in Rwanda this weekend and I just couldn't help but notice how sad these people are. Like the energy is just off from everyone. No hasi muri comment we yagiye anatanga n'abandi bitekerezo bagiye batanga kuri igitekerezo cye. Haraho yaje agira ati, they are so angry too. Yaje kwandika ati, wamefinyiliwa hawana hata character, so sad.
undi aragira ati hiyo place huwa so boring. Bagiye batanga ibitekerezo mu Giswahili no mu Cyongereza, ariko igiteye ubwoba ntabwo uyu muntu ari we wa mbere uvuze kuri ibi bintu, ko abantu bo mu mujyi wa Kigali ngo basa naho ngo baba mu bwoba cyangwa se ngo bameze nka robo ngo ziri regre, kuko hari ahantu yanditse ngo mu bitekerezo we uko agendaga atanga ibitekerezo. Buretse gatoya mbanze ndebe. I'm sorry. Observation margin some. Hari aho yanditse mu bitekerezo, yenda namwe muraza kubibona, yanditse agira ati aba bantu ngo baba nyine ubona ngo hari ibintu ngo basa ibintu bakora ubona ngo biri programming nk'amarobo. Ibi byaje bikurikira mu Nigeria nawe waje mu Rwanda, amaze kuza mu Rwanda agera mu gihe yaje muri South Africa, mu Nigeria yaje mu Rwanda ajya muri Uganda, ajya Tanzania, ajya na Kenya. Yes, mu Rwanda, Uganda, Tanzania na Kenya nibyo bwasuye muri South Africa. Nyuma yaho yaje kwareka kuri Twitter yarandika ngo nasuye ibihugu Tanzania, Uganda, Kenya n'u Rwanda. Atariko igihugu cya Kenya nabonye ari igihugu gisa n'ikimaze gutera imbere, ati abantu baho barasabana ibintu nk'ibyo. Ati nageze mu gihugu cya Uganda ati ni igihugu gifite umwanda, abantu baho ku muhanda usanga huzuye abana basabiriza cyane. Ati ikindi yabonye ageze muri Uganda ngo nuko nta modoka nziza ihaba. Arangira avuga ngo noneho nageze mu Rwanda bafite abakobwa beza, atariko abantu baho babaho mu bwoba. Ati ikindi babaho nk'abari programme, nkaho bafite ibintu bikanga ngo nk'amarobo. The same way n'uyu mukobwa yabivuze. Arangije mu Nigeria aravuga ngo mu bihugu ushobora gusura ngarutse nasura u Rwanda nkasura na Kenya. Noneho uwo musore amaze kubyandika, we yari umusore, haciye abanyarwanda, sinzi ukuntu abanyarwanda bahita babibona rwose. Abanyarwanda yabana turi inkotanyi singe ngo mbabeshye, akantu kose kavuga ku gihugu cyacu nabi tuba twakabonye vuba vuba. Base babijyaho barano bisharinga, abantu benshi barabibona. N'uyu mukobwa urabonye ko ama comment ariho kugeza ubwo n'abantu babikoze muri space bavuga kuri ibitekerezo by'umukobwa. Ariko umusore haciye akanya bwa butumwa arabusiba. Amaze kubusiba aza kwandika ubundi butumwa busa n'ubwisegura. Ntabwo abantu bamenye ese uriya musore yabisibye kubera iki. Abantu benshi bavuze ko uriya musore ngo ashobora kuba ngo arabusibye kubera ko ngo ari abantu bamuhaye cyangwa se ngo bamubwiye bati oya reka tugire gutya dufashe cyangwa se tuguha akantu. Ibintu nk'ibyo nibyo numvise bivuga ko ngo ari amafaranga ngo yahawe cyangwa se ngo hari ibindi bintu yabwiwe, ariko akaza gusiba buriya butumwa. Muri space nagiye numva hari abagiye bavuga bati se noneho ko uriya wa musore ko yabusibye none uyu mukobwa arabusiba gute. Kandi aba bantu ni abantu baba bakurikirwa, uretse ko none n'abanyarwanda natwe duhita tubizamura abantu benshi bakabimenya, kuko urumva tubikoze mu space tugiyeho turakomentinze tugize dute. Ariko ikingaruye kuvuga kuri ibi bintu ntabwo ari ibintu umuntu ashobora kwicara ngo arebere gutyo gusa, kuko ntabwo ari ibintu bibaye rimwe. Bishatse kuvuga ngo there is something behind. Hari ibyo abandi bantu babona, hari ibyo babona, ariko nanone ibi bintu ndaza kubivugaho mu buryo busa naho ari butatu. Ese turareba niki kintu, niba koko abantu bavuga ko abanyarwanda babayeho mu bwoba, bafite ubwoba, niki kintu giteye abanyarwanda ubwoba? Ninde muntu utera abanyarwanda ubwoba? Niki kigaragaza ko abanyarwanda babaho mu bwoba? Niki kigaragaza ko abanyarwanda babaho mu buryo buri program nk'amarobo, ku buryo umuntu abantu baza bakabimenya? Icyambere ngewe ndabanza gushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, umubyeyi w'igihugu Paul Kagame. Guhera muri 1994 nyuma yuko yahoze ari RPA na FPR Inkotanyi bifatanije bibohoye igihugu bikanagarika jenoside, abantu bumvaga ko iyi ari failed country, bumvaga ko ari igihugu cyapfubye kidashobora no kuzongera kubona ubuzima.
icya kabiri habayeho ibitekerezo byinshi babwira bagiye batanga president yagiye abivuga mu nama nyinshi ko bagiye bamuha ibitekerezo bakamubwira bati ariko mwaciye umurongo mo kabiri abahutu bakajya ukwabo n'abatutsi bakajya ukwabo. Ibyo bintu His Excellency arabyanga. Ndetse hari n'abantu babaga muri leta ubwabo hari nabo binjiranye n'abari bahasanzwe ndabatijanitse muri jenoside bari bahawe umwanya kugira ngo nabo bateze imbere igihugu cyabo, babonye ko igihugu nta kintu gifite bagira gutya bakina biroko baragenda, kuko babonaga ko n'ubundi bakavuga ati n'ubundi ibi bintu turi kurwanira iki nta kintu kirimo rwose, cyarapfubye byararangiye. Habayeho inama zagenda zivuga ngo abaministri kugeza ubwo hari umuministri bakoze inama baravuga bati abaministri bakwiye imodoka za Mercedes Benz kugira ngo bazajye bazigendamo nk'abaministri, ngo bavuga ko ngo bakeneye miliyoni y'amadolari kugira ngo bajye kugura imodoka z'abaministri muri icyo gihe. Ndetse ngo icyo gihe babwira uwari perezida wa repubulika wari Pasiteri Bizimungu baramubwira bati igihugu abaministri bakeneye kugura imodoka. Wari ministre wanavuga ngo w'imari aza kubyemeza, ariko biza kuba ngombwa ko ahamagara His Excellency bakavugana. Habanje kuba ko perezida ngo ahamagara uwari vice perezida ari we Paul Kagame akamubwira ati rero hagiye kubaho ko tugurira abaministri imodoka za Mercedes zo kugira ngo bagenderemo. Perezida aravuga ati ariko igihugu nibwo tugize urumva ikintu cyihutirwa ari ukugurira abaministri imodoka za Mercedes. His Excellency arabyanga. None ngo wari ministre ngo yaje kumuhamagara, niba ari ministre w'intebe, niba ari ministre ufite mu ibijyanye n'imari mu nshingano cyangwa se ibikorwa bya ministre simbizi, ariko aramuhamagara amubwira ati se numvise ko wanze ko njya kwigurira imodoka, kuko niwe agomba gufata amafaranga akajya kugura izo modoka. Icyambere hari habanje kubaho ko ari umuministre Ndagijimana bari bahaye amafaranga ngo ajye gufungura ambassade akagenda akayatorokana. None uwo wundi yagomba gufata miliyoni y'idolari akayifata akagenda, urumva uwa mbere bari bamuhaye hafi ngo ubanza ari 200,000 by'amadolari ajye gufungura za ambassade. None undi bari bagiye kumuha miliyoni y'amadolari ngo agenda ayifite mu gikapu agende kugura imodoka za Mercedes Benz z'abaministri. President arabyanga, wari vice president amaze kubyanga ngo aje gufata telefone aramuhamagara. Icyo gihe president yaranarwaye, bivuga ko ngo nkuru njye nasomye president ngo yaranarwaye. Urumva ko hari abantu bamaze igihe bakoresha imbaraga nyinshi, yari mu rugo nyine arwaye. Muhawe nasomye ngo yararwaye malaria. Aramubwira ati se wanze ko njya kwigurira imodoka z'abaministri, ati none se niba ubyanze ubwo n'amafaranga nemerewe kwigurira ibikoresho byo mu nzu nayo urayahagarika. Ngo president yumva, urumva ibintu byose byasaga naho ari we byagiye ko ari we wanze iyo dire n'icyo aramubwira ati ngaho genda uko ubikora uko ubishaka, cyangwa ati genda ibyo bikoresho babayigura. Bigaragaza urugamba umukuru w'igihugu yarwanye kugira ngo igihugu cyo kigeze aha ngaho uyu munsi, kuko icyo gihe yaza kwemera ibyo bintu byose tugiye kugura iki abasahura bagira gute, uyu munsi ntabwo tuba turi igihugu kimeze gutya. Ariko nanone ku rundi ruhande hari abavuga ko bikavuga ko igihugu cy'u Rwanda kiyobowe mu buryo bw'igitugu. Nubwo erega abantu batabyerura, abangaba bandika nicyo babashatse kumininga, kuko kuvuga ngo abantu babayeho mu bwoba cyangwa se bari programme, icyo nicyo kintu abashatse kumininga, nta kindi. Ariko ntabwo umuntu icyo akora apima ese ubundi igitugu ni iki. Igitugu nta muturage uri mu Rwanda wari ugera avuga ngo tubayeho mu bwoba, tubayeho tugize gute. Ibyo bivugwa n'ubundi n'abantu bari hanze, cyangwa se n'uwo muntu uje akamara iminsi 2. Ndabireba muri ubu buryo bubiri, uretse ko njyewe niyo yaba ari n'igitugu, bibaye ari igitugu ariko abaturage bakabaho mu buzima bwiza, bakabaho
bidegembya, bakaba bafite amahoro, bakaba ari umunyarwanda ujya mu bindi bihugu akamera nk'imari, cyangwa se ibindi bihugu bikamukunda cyane, cyangwa se akaba ari umuntu wubashywe mbese ufite icyubahiro mu bindi bihugu. Icyo gitugu ngewe nacyemera, ahubwo cyatuyobora imyaka na nyakaka. Why? Ari kutayobozwa igitugu, igihugu kikaba nka Kongo. Ari kutayobozwa igitugu, igihugu buri munsi ukazajya wumva abantu udashobora gusiga imodoka yawe hanze, udashobora kugenda ufite amafaranga, udashobora kubaka inzu, udashobora gutura mu gihugu ngo uvuge ati ngiye kubaka inzu yanjye nzayibamo imyaka n'imyaka, uvuga ngo ejo uyu munsi biraye bari bisenye, biraye bari bunyiciremo, bibaye bari bugire gute, bari busahuri bayibugire gute. Nayoborwa n'icyo gitugu, ndabaha urugero. Murebe igihugu cyitwa Libya. Abantu bavugaga ko Gaddafi ayoborana igitugu, ibintu nk'ibyo, ariko n'uyu munsi nta gihugu na kimwe kirageza ku rwego Libya yarigezeho ku bwa Gaddafi. Kubera iki? Gaddafi yari wa muntu abaturage be urangiza kaminuza bakaba ari amafaranga ugomba guhembwa, warongora ukaba ufite inzu yawe n'amafaranga umuryango wawe uhabwa, akaba ari igihugu kitagiraga ideni na rimwe ry'umuntu wari we wese. Man, na Amerika uyu munsi tuvugana, superpower, izo za Russia, izo zande zifite amadeni hanze, ariko igihugu nka Libya nticyagiraga ideni ry'umuntu wari we wese, ahubwo ibindi bihugu byagiraga amadeni ya Libya. Uyu munsi abaturage nuvuga ngo iyo babwira ngo Gaddafi ngo ari umunyagitugu, ari barabivuga biranandika, ariko abaturage be bari babayeho mu buzima bwiza 100%. I assure you. Nubwo ntemeranya navuga ko u Rwanda ruyobowe n'igitugu, ariko niyo rwaba ari n'igitugu, we can choose that. Twahitamo icyo gitugu, kubera ko icyo gitugu nicyo gitumye uyu munsi umunyarwanda afite amahoro, nicyo gitumye uyu munsi umunyarwanda agenda ahantu atikandagira, agenda mu bindi bihugu atikandagira, nicyo gitumye uyu munsi buri muntu wese, abantu benshi bavuga imyato u Rwanda uretse abo babiri numvise, nicyo gitumye uyu munsi ibikorwa byinshi, amanama menshi, ibiki byinshi bishaka kuvuga ati turakorera mu Rwanda. Ariko nubwo hari positive sides zimeze zityo, ariko ntabwo umuntu yagora yenda no kuvuga negative sides. Yende ibyo ntekereza impamvu abantu bavuga ibyo ngibyo. Nabonye kuri comment batanze bavuze ngo FIFA yaje gukora inama mu Rwanda, ngo bitewe nuko ngo FIFA yari yijejwe cyangwa se yari yizeye ko mu Rwanda ngo ari ahantu ngo baniga itangazamakuru, ari ahantu itangazamakuru ridashobora gukora iryo rishaka, ari ahantu itangazamakuru ngo dushobora kuvuga iryo ryiboneye cyangwa se ritangaza kuri kose ryabonye, ngo ari ahantu itangazamakuru baribwira muti muravuga ibi cyangwa ntabwo muvuga ibi ngibi. Nivyo nabonye muri comment, muraza kubibona ku kiganiro cyo umukobwa cyangwa se kuri noze y'umukobwa. Mbese bakavuga ko u Rwanda ari igihugu umuntu adashobora gukora mu ibyo ashaka byose. Barongeye mu bagiye batanga ibitekerezo, birumvikana n'abarwanya u Rwanda bagiye bazamo, bakavuga bati se u Rwanda ati umuntu ntanywa ku gacupa, ati bazanye gahunda zitwa ngo tunyweresi, ngo kugira ngo abantu batanywa ku gacupa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko u Rwanda abantu benshi ahubwo bararukunda. Abo bantu babiri babivuze, numwe no mu Nigeria, undi mu Nyakenya. Reka turebe ibihugu byabo. Nigeria ni cya gihugu gifite abaperezida bagera muri bangahe, bose bavuye ku buperezida bari mu gihugu. Nigeria ni cya gihugu abantu batora bakagira gute, nyine hajyaho perezida, mbese umaze kugira abaperezida bagiye bava ku butegetsi bakavaho, nyine bafite mandazi utagomba kurenza, ukicara hari abagatora undi, bari mu gihugu. Politiki yabo
ni hahandi umuntu ashobora kwandika kuri Twitter akavuga ngo ariko president this and this. Ni hahandi usanga ibitsi abakobwa bari muri politike, b'abanyamakuru bari muri politike. Yenda mu Rwanda biragoye kubona umukobwa igitsina gore kishoye muri politike cyangwa se mitangazo mu bya politike. Niya kubonye uri muri mu nkuru za politike, arahabuka. Nukubera ko politike yacu ifite kutandukanye n'izindi. Mu gihugu cya Kenya uyu munsi umuntu ashobora kwihandagaza avuga ngo ariko Ruto ibintu ukora ni ibiki wowe ntagire ikintu bagira kora ko bagendera cyane ku itegeko nshinga. Uyu munsi yo babonye ko hari ibintu bitagenda neza umuntu ajya kigaragambya. Mujya mubona Eric Omondi ajya kigaragambya akavuga ati oya amavuta yazamutse byakabije, essence yagize ku rwego rwo hejuru. Mukabona uwo bita Raila Odinga akavuga ngo agiye kuba mandamano, abantu bakagenda bakigaragambya ko yakonga igiciro cy'ubuzima cyazamutse, ari kugira ngo Ruto agire ibyo akora agabanyeho, agire gutya agabanye. Sometimes Ruto agafata amafaranga ye akavuga ngo yafashe ngo miliyoni 100 sinzi n'iki ngo yajyanye ngo muri gahunda izinizi. So nuko bavuga ngo icyambere ntekereza muri ibyo bihugu urugero nka Kenya nuko president n'ubundi abazinga abaturage ari gukorera nibo bazongera kumuto. Nuko ngo bo urumva uyu munsi hari abapresident bari mu gihugu uretse ko yenda bagiye yo badapfa bagiye bapfa barwaye yenda n'ubusaza n'iki, iyo bataza gupfa uyu munsi baba bakiri mu gihugu, bataza gupfa barwaye uyu munsi baba bakiri mu gihugu. Moya bahari, Kibaka bahari, Uhura bahari na Ruto, bose bakaba bari mu gihugu. Niyo mpamvu abaturage bavuga ngo turigaragambya president araza kugira kuko akeneye ko tuzongera kumuha indi manda, kandi nanone president bitewe nuko abazi ngo n'ubundi wa mbere nuko ngo president nawe agendera kuri itegeko araryubaha cyane. Ariko twebwe yenda mu Rwanda uzasanga amabwiriza nubwo umuvugizi wungirije wa guverinoma yarabihakanye, ariko abanyarwanda benshi usanga ariko babibona, usanga amabwiriza arusha uburemere amategeko. Ndabaha nk'urugero, hari ikintu cyadutangaje cyangwa se cyatangaje n'abantu nabonaga n'ubunganira mu mategeko umunyamakuru witwa Theo yabivugaga. Mu Rwanda nta tegeko bagira rihana gusebanya, nta buryozwe bw'icyo cyaha, mbese nta tegeko rihana icyo cyaha, ariko hakaba ari itegeko rihana gukangisha gusebanya. Sinzi niba mubyumva. Ugusebanya ubwacyo nge numva cyakabaye kiri hejuru, nta tegeko rigihana, ariko noneho gukangisha gusebanya iryo tegeko ubwacyo rwaryo rirahari. Ni naryo Theo ari kugigira naryo uyu munsi. Urumva hari ibintu bizamo ukumva hari ukuntu bisa nibigira aga contradiction ukuntu. Yenda nari nkimo kubabwira ngo muri Kenya niyo mpamvu yenda ngiye kuri uyu mukobwa nawe atanamuveba, nuko ni cya gihugu habamo icyo navuga ngo freedom yo ku rwego rwo hejuru. Umuntu aragenda akigaragambya akajya kwigaragambiriza imbere y'inteko ishinga amategeko juste kubera ko ngo umuziki, tekereza gufata ngo umuziki ntabwo uri gukinwa, ngo abanyakenya ntabwo uri gukinwa ku maradiyo, umuntu ahita ajya kwigaragambya ku nteko ishinga amategeko. Ibiciro byazamutse, abantu bakavuga president bakamubutuka bakagira gute. Habaho abopoza bose ba Kenya bari ndani bari mu gihugu. Nubakuriye ni Raila Odinga we yanavuze ko atazigera ajya kuri side azahora kuri side y'abopoza, ari mu gihugu. Ntakushaka kumva ngo yafunzwe yagize gute. Ariko twebwe mu Rwanda uzasanga abopoza benshi bari hanze y'igihugu. Kubera iki? Kubera ko batinya za mbaraga zishyirwa ku bantu bavuga ngo abo biyita opposition, biyita ko bavuga ibitagenda neza. Kwako hari imbaraga nyinshi zibashyirwaho.
hari imbaraga nyinshi zibashyirwaho, hari imbaraga rwose nyinshi. Ni nayo mpamvu usanga umuntu avuga ngo nazize politike, ngo nizize ibitekerezo byanjye ngo bya politike nagize gute. Ugasanga imanza nyinshi ntago zivugwaho rumwe. Ugasanga n'igihe umuntu afunzwe mu buryo bugize, wumvise Theoje arabivuze, aravuga ngo ukunguko muri kungira ngo nagiye mbona ngo abantu ngo abanyamategeko mpuzamahanga ngo batumwe n'imiryango mpuzamahanga ngo yazaga kundeba kugira ngo imburanire kuko ngo bategeza ko mfungiye ubusa ngari ibyaha nahimbe gukora ko nkuri inkuru za politike cyangwa se z'ubuvugizi. So murumva icyo kintu, ariko mu bindi bihugu icyo kintu ntabwo uzagira, muri ibyo bibiri ndi kuvuga ntabwo uzagisangamo, ntabwo uzagisangamo. Umuntu ashobora kugenda agakritika leta akavuga ati ibi nibi ntabwo bigenda neza muri icyo gihugu cya Kenya, akavuga ngo abantu yenda ibi nibi, akataha mu rugo umwaka ugashira, ibiri gashira, itatu gashira, agakora imyigaragambyo umwaka ugashira, ibiri gashira, itatu gashira. Ariko nanone iyo freedom bafite nayo ifite negative side, kubera ko niho usanga hari ubwicanyi buteye ubwoba, nusanga hari ubuntu, habaho ibintu navuga ngo habaho hariyo abamafia benshi cyane. Ntabwo hari quartier zimwe na zimwe udashobora kugendamo ninjoro. Hari rwa rwego nabahaye inkuru y'ukuntu bashobora gufata umuntu bakamushimuta, bakagenda bya bindi tubona muri film, bagashimuta umuntu barangiza bagamagara iwabo bamubwira ngo dukeneye amafaranga ya naye kugira ngo ture kuri uwo muntu. Ivyo bintu biri muri icyo gihugu. Mu Rwanda ntabwo ibyo bintu ushobora kubibona. Reka nta n'uwabikinisha, uretse n'ibyo no kwiba, ntawe gukina nabyo, uburi gukina n'umuriro. Ari nabyo u Rwanda abantu barushimira, kubera ko umuntu aba itekanye, abagize gute. The same as Nigeria, no hantu haba abahaka benshi, abara bitwa ngo aba bantu bagiye bogoza isi ba hashpapi bande, abame boy bose niho bari muri Nigeria. Bivuga ko ari abatekamitwe ku rwego rwa nyuma. Ntabwo ibyo bintu nabyemeza, ni ibintu numvise, nawe ushobora gusanga warabyumvise. Bivuga ko ngo hari aba Nigeria bafashe gahunda ngo bakaza, niba baraje mu Rwanda, niba bari mu gihugu cyabo, ngo bakiba banke ya Kigali Beka, ngo bakayiba amafaranga menshi cyane ngageze kuri ngo billions zigera mu 10 simbizi. Nibyo numvise bivugwa, bikavuga ko ngo bari aba Nigeria. Bivuga ngo aba Nigeria bageze kuri rwa rwego isi yose irabazi, ku muziki rwose irabazi, kuri filimi irabazi, ariko no kubuhaka no kubusambo birazwi. N'aba bantu abenshi bagenda biba abantu ku mbuga nkoranyambaga, ati twafunguye company igira gute, ushobora gushyiramo amafaranga. Mbese izi company ubona zirya abantu akenshi ziba ari aba Nigeria baba bazifunguye, bagabikoresha namba zinzi zo muri England, za US, za ariko aba abantu muri Nigeria baba babikoze, kandi barabikora rwose. Agakoresha nimero ye, gisemaze no muri Kenya barabikora, akaba yakoresha nimero ye ari no mu gihugu. Ariko mu Rwanda you can't joke with that, you can't. So niyo mpamvu ntekereza ko abo bantu bo muri ivyo bihugu baza mu Rwanda bakabona uko u Rwanda yenda n'abanyarwanda bagira n'umuco wo kwakira abantu n'ikinyabupfura yenda, kuko akenshi ubundi yo unubaha umuntu usa n'umweretse ko umutinyi, kubaha umuntu bisa n'umweretse umufata nk'amata y'abashyitsi. So nibagiye yinjiye muri hotel akabona abanyarwanda baciye ubupfu bagize gute, yenda agahita avuga ivyo bintu. Ariko n'ikindi kintu nanone, impamvu yenda n'abanyarwanda nanavuga ko babaho mu bwoba bitari na bibi, nukubera amateka yacu atandukanye n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Ntabwo afata igihugu kivuye muri genocide kirimo kwiyubaka, n'uyu munsi ndabihamya ko tukiri kwiyubaka. Ubure kwigengesera, utanigengesereye waburi ikigoryi, utanigengesereye ngo umere nk'ugendera ku mata ku magi, waburi ikigoryi, waburi ikigoryi. Nukuvuga ngo ikintu cyose ushobora kugira, muri Kenya ntabwo batinya kwica babigize, ntabwo ari ibintu bya hatari.
Nigeria nicyo kimwe. Ariko mu Rwanda jenoside abo yishe barahagije, abo yatwaye barahagije. Niyo mpamvu mu Rwanda umuntu adashobora gukina n'ibyo bintu. Niyo mpamvu tubaho navuga ngo nyine tubaho muri uko kuntu ho kwigengesera no mu bwoba. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, dufite inzego zikora. Navuga ngo ribu iri mu Rwanda irafunga cyane, irafunga cyane. Niba umuntu yiba imboga, ngewe nigize numva story y'umwana warufunzwe registre yabanaga na mushiki we, noneho mushiki waza kujya mu kazi ariko ngo yamusigiye umuceri wo guteka ariko atamusigiye imboga. Noneho babana urabona hari abantu baba bafite agahinga biriya bintu byo gufata umufuko ugashyira mu itaka ugateramo imboga. Mu gipangu ngo abanaga ngo n'umukobwa n'undi muntu ngo wakoze iyo gahunda. Noneho umwana buri imboga arangije yifatira asoma utuboga arateka. Wa wundi nyiri za mboga atashye agiye guteka busanga imboga bazisoromye. Ngahita hamagara abantu baraza babijyamo, wa mwana ngo baramutambikana. Mushiki w'uwo mwana agerageje kugira ngo yishyure izo mboga, aramuga ati turahana icyaha, turahana ko yibye, ngo umwana baramufunga. Nibyo numvise, nta source mfite, nabyumvaga abantu barimo kubivuga, atazagira umpamagara bimbaza birahari cyangwa se nta bihari, ariko ibyo bintu nabyumvise. Byenda nibindi nuko nyine hari ibyaha ribi fungira mu byukuri byakabaye biba ari mbonza mubano, ari bitari penali mu byukuri. Nyine atari ibyaha, ari ibyaha abunzi bakoye guhita bajyamo cyangwa se abantu bwabo bakagira. Ariko ribi gati mbese ribi irafunga cyane. No mpamvu mu Rwanda kiri mu gihugu cyujuje gereza, kiri mu gihugu bifunga, kiri mu bihugu bifunga cyane ku isi. Ibyo nabyo ntabwo byabura gutera abantu ubwoba, abantu babe mu bwoba kuko gatakana kariko kose ndagiye. Buri muntu wese w'u Rwanda, buri munyarwanda wese uzabibona context rwose babyandika cyangwa se abantu babiteramo blague avuga ngo nta munyarwanda uzapfa dafunzwe, kubera ko akantu kose usanga no gufunga. Noneho ikindi u Rwanda rufite biri mu mategeko ariko ntabwo bikoreshwa. Tugiye ikintu cya bailing biri mu mategeko pe, ariko ntabwo bikoreshwa. Ibindi bihugu bira applicable. Nk'icyo igihugu uwo mukobwa aturukamo cya Kenya bira applique. Umuntu akora ikosa cyangwa se icyaha bakamubwira ati ariko hari ugufungwa ari no gutanga amafaranga. Mu Rwanda igihe udafungwa ni igihe mbese igihe ibyo ngibyo bikunda ni igihe uvuga ngo ntanze ingwate nkurikiranwe, ariko ubugikurikiranwa ntabwo urigera ubarahamwa n'ibyaha. Iyo hamijwe n'ibyaha ibyo no gukurikirana ngo ugize uhita ugende Madrid. Ariko mu bindi bihugu ntabwo ari kuvuga ngo gukurikirana udafunze, ahubwo ni ugutanga uwanahamijwe n'icyaha ukavuga ati rero ngewe ntabwo ndi bugire gutya, ntabwo ndi mfite amafaranga yanaya, kuko aba ari ibihano bibiri. No mu Rwanda birahari ariko ntabwo biri applicable. Icyo nacyo abantu baragitinya kuvuga ngo solution iri mu Rwanda ni imwe gusa no gufunga. Mu bindi bihugu yenda ibyo ngibyo byabo bantu ntabwo ariko bimeze. Ku ruhande rumwe ushobora kuvuga ko byateye imbere kuturusha, ntabwo umuntu yabihakana. Ntabwo umuntu yabihakana byateye imbere kuturusha. Ntabwo twakwegerana na Nigeria. Ntabwo watinya kuvuga ko igihugu cya Kenya n'igihugu cya Nigeria byaradusize mu rwego mu nzego nyinshi. Ikindi buriya nta nubwo ntekereza ko ubutasi bw'u Rwanda burakora pe, ariko na biriya bihugu bigira ubutasi buri ku rwego rwo hejuru, ahubwo ntekereza ko yenda ntabwo binganya n'u Rwanda, ariko uzasanga bo yenda n'u Rwanda, navuga ngo u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko. Munyuve neza kuri point, u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, ariko iyo bigeze kuri angle hari igihe uzumva abantu bari kubibuca mu marenga ngo ibirarane, ngo umuntu ngo yazize ngo ikintu kitari cyo, ugasanga mu Rwanda ngo bamufashe yagira mu rukiko bagashinjwa ibindi bintu.
nuko bo yenda u Rwanda politiki yacu turayitinya bitewe nuko nibibazo politiki yacu yaciyemo. Yenda bira bihugu ntago biyitinya, abantu baho ntago bayitinya, abantu bajyaho bakadiskita bakavuga bati bakajyaho bakagira gute. Twebwe biratandukanye. Ibyo rero bituma abanyarwanda, buri muntu wese w'umunyarwanda agira ubwoba, kora ko amategeko cyangwa se n'amabwiriza ubwabyo birakakaye. Gufunga biri ku rwego rwo hejuru, ni nayo option yonyine ihari. Icya gatatu, akana kariko kose no gufunga, akana kariko kose no gufunga. Niyo mpamvu abanyarwanda babaho nyine, navuga ngo babaho batinya. Ikindi nanone bikajyana n'amateka igihugu cyacu cyaciyemo. Nanone ntabwo wavuga ngo reka ntitubeshyanye, iyo u Rwanda rutaza kugira umuntu nka His Excellency, nanone u Rwanda ntirukaze, ntabwo abanyarwanda ari kubashobora. Mu gihe u Rwanda amategeko nukuvuga ngo hataza inzego zikora ku buryo zikora, akabaho gukaza amategeko cyane no gufunga no kugira gute, abanyarwanda ntabwo umuntu ari kubashobora. Kuko kiriya gihe abanyarwanda hari kubaho indi genocide, nababwiza ukuri, hari kubaho kwihora kugira gute. Ariko iyo hataza kubaho ko habaho imbaraga nyinshi rwose, ntabwo abanyarwanda ari kubashobora. Ntabwo twari kuba tugeze uyu munsi iyo habaho kujenjeka. Nababwiza ukuri ko tutari kuba tugeze uyu munsi, Ngewe ndi kuvuga ku mpamvu ngewe ku bwanjye izo mbona zishobora gutuma abanyarwanda babaho mu bwoba, cyangwa se bakagira ubwoba nk'uko abantu barenze. Kuko iyo umuntu arenze umwe, abantu bataziranye batavuganye bakavuga ibintu bisa naho ari bimwe, ntabwo umuntu yavuga ko bigize ari ibintu umuntu apfa guhita areba gutyo gusa. Ariko none umuntu akibaza ngo kubera icyo abandi bo mu bindi bihugu. Cyakora nabonye umunyamerika umwe wavuze ati abaye mu Rwanda imyaka igera muri 3, ati niho yumva atekanye kuruta uko yabari muri Philadelphia. Biriya bihugu n'ubundi biriya bikomakomeye, usanga umuntu ufata amafaranga yakava muri Amerika akaza mu Rwanda, ntabwo ari wa muntu ovyo. Umuntu nanone ufite gahunda ifatika, kandi umuntu nanone ufite gahunda ifatika abazwi n'igihugu, ntabwo yasanga ngo avuge ngo igihugu byagenze gutya. Urumva? Gusa ntekereza ko u Rwanda ruri mu bihugu bitekanye ku mubumbi. Ibyo byo ndabyemera, biri mu bihugu bitekanye ku mubumbi. Kandi kugira ngo bitekane nuko nyine ibyo bintu abongabo bashishota bagira gutya, abanyarwanda bayo gutya bagize gute, nuko nyine ari byo bihari. Niyo mpamvu u Rwanda ruri mu bihugu bitekanye, isi yose ifatira hugire kavuga ati ariko twakabaye tujya mu Rwanda, cyangwa se twakabaye dukora inama mu Rwanda, tugira gutya na gutya. Ariko bitavuze ko hari n'abandi baharabika ibihugu. Hari umunyamakuru umwe yanditse igitabo kibi cyane kuri His Excellency, kuri Paul Kagame. Ni igitabo kibi yanditse, arangije ari kuri BBC, ni kuri BBC, ni kujwi ry'Amerika. Baramubaza bati se ubura ntabwo bufite? Aravuga ngo mbana n'ubwoba, mbaho mu bwoba. No mu Mwongereza, ariko aba muri Amerika, afite ubwana gihugu bw'Amerika, ariko aravuga ngo mbaho mu bwoba. Amaze kuba muri Amerika, ukaba uri mu Bwongereza, uri mu Mwongereza, ugira ubwoba gute? Ngo ngo u Rwanda ngo nta muntu utarutinya. Ariko nanone u Rwanda byo rurazwi ko nta blague mu bijyanye n'umutekano w'igihugu, nta blague bihari. Nta blague bihari mu bijyanye n'umutekano w'igihugu. Ariko nanone iyo gahunda itabaho, ntabwo umunyarwanda batuje gutya. Buriya twebwe tubona turyama tugasinzira, bugacya mu gitondo tukajya mu kazi, umuntu akagenda saa 8 z'ijoro, saa 10 z'ijoro, agenda muri quartier, nta muntu umubaza ngo umuntu akabona ajya mu bindi bihugu, akabona rubashywa ari umunyarwanda, umuntu akabona agize gute, agatekereza ko ibyo bintu biri aho ngaho gusa. Hari igitambo kinini kiba cyatanzwe kuri biriya bintu. Hari imbaraga z'abanyarwanda, hari abandi, wowe uraryamye ariko hari abandi bataryamye bro na sister, hari abandi bataryamye, hari abandi bantu bataba baryamye bari gushaka ibyo ngibyo byose. Ntabwo ari ibintu biza ngo byiterwe byishyiraho ngaho. Hari imbaraga nyinshi zazajyemo, kandi izo mbaraga zigirwamo n'abanyarwanda. Ubutasi bwacu burakora, inzego z'umutekano zacu zirakora. Niyo mpamvu uyu munsi
uba uryamye ugacya mu gitondo ukumva nta kibazo ugatembera ukagira gute. U Rwanda ni igihugu gikunda abanyarwanda. U Rwanda ni ikihe gihugu, reka mbabaza nabonye abanyarwanda hari abagiye babikomanta bakabyemeza bakajya mu murongo w'uramukobwa. Ni ikihe gihugu ko tuzi ibihugu bibamo imyuzure, bibamo ibiza n'iki? Mumbwira igihugu na kimwe. Mwabonye u Rwanda birabiza byabaye mu majyaruguru. Ministre w'intebe uwo munsi ukurikiye yahise ajyayo. Abajenerali bari bariyo. General Kazura yarariyo. Namuhoranya yarariyo. Umuyobozi wa polisi yarariyo. Ministre w'intebe yarahari. Na Perezida wa Repubulika yabohereje ubutumwa ndetse n'inkunga. Umunsi juste byabaye umunsi ukurikiye. Nta handi akazi bagakoreye aho ngaho. Mbwira ikindi gihugu mwabibonye muri Kongo ho byarabaye. Abantu bafataga abantu bagira muri 200 bakabashyingura mu mvi mwari abantu 200. Mu gisashe bagira gute. Noneho kugera ku rwego mu Rwanda meya yirukanwe kubera ko gusa yafashe isanduku bakandikaho izina ritari ryo. Ibyo byonyine ni kukoreka urwego leta yacu iha agaciro umunyarwanda. No kugira wumva urwego u Rwanda ruriho rukunda abanyagihugu barwo. You get that? Niba umunyarwanda wakomanse kuri kira kintu ndamugaye gusa nanone bariya nabo ntabwo nabagaye barababivuze kora ko hari impamvu yenda bo batazi. Juste niba nje mu gihugu nkabona abantu koko byari byo byose ni bino mfata urugero rw'ahantu abantu babavuye. Ahubwo ntekereza ko rwa bivuga ubusara umuntu wagiye kwa Kim ngasavuga ibyo uziko kwa Kim muri Korea. Ntabwo ngereranyije u Rwanda na Korea. Ndikuha kuko niba umuntu nge ndikushaka kuvuga niba umuntu umunyarwanda cyangwa se umuntu avuze ngo afa muri iriya angle cyo babashatse kuvuga ko u Rwanda ruyowe n'igitugu. Ubwo ndishaka kubabwira igitugu cyanyacyo kizwe ni Korea. Noneho bazajye muri Korea banaze noneho banabyandika kugira ubone ku gitugu koko kiriho abihugu bikoresha igitugu. Wazajye kwa Kim noneho hari n'imbuga, hari televiziyo ngo banza ebyiri nazo zivuga amakuru iminsi 2 mu cyumweru. Hari imbuga nkoranyambaga zitariyo, hari ngo inyogosha abagabo bagomba kwiyogoshesha. Ariko abatumurisa abaturage ntibabayo. Umuryango we uyoboye igihugu imyaka n'imyaniko. Ntabwo bari muri monarchy ni repubulika. No kugira wumve abantu baza bakagira gutya niba ari n'abanyarwanda baba hanze babyumve. Ntabwo u Rwanda nta yandi mahitamo. Ntabwo ari leta ibwira abantu ngo mugire ubwoba. Gusa hari bikorwa inzego navuga ngo ribu na polisi zikora abantu bakagira ubwoba. Ariko nanone si ubwoba ahubwo n'ukwigengesera ku byaha. Kuko nanone nta muntu uri birafunga ngo imufashe gutyo gusa ngo urahagaze ngo ngwino tugende hoya. Ahubwo nuko bigengesera ku kantu ku gato n'agakuru. Ku gato n'akanini nka bya bindi bya Bibiliya. Ngo mwigengesere nuko ngo kiranuka ku gato n'akanini. Kuko akanini kagufungisha n'agato kagufungisha. So umunyarwanda rero yigengesera ku gato n'akanini nka Bibiliya. Hari umuntu mwateye brag navuga ngo ari ku Rwanda ngo bagiye kurugira rwose ngo nko mu ijuru. Abazaho nta cyaha kibaho mu ijuru rwose. Yego. Kubera ko mu Rwanda akaha kose usanga wambaye ipingu. Noneho ikintu abanyamahanga batazi nuko buriya umunyarwanda
navuga ngo ngewe niko mbibona mu maso yanjye, ndamutse nibye ngewe tuzipoze nibye umunyamahanga nkamwiba ibihumbi 10 by'amanyarwanda, nkongera ngafata umunyarwanda w'umushyi wanjye tubana mu nzu nkamwiba ibihumbi 10 by'amanyarwanda, bose bakajya kurega, nzi ko wakumva cyane ari umunyamahanga, wakumva cyane n'umunyamahanga. Niyo mpamvu rero abanyamahanga abanyarwanda babigengeseraho cyane, kubera ko icyo bavuze kirumvika, kuko ugiye kuri RIB ukavuga ngo baranyibye. Urugero nka kuraza ucu bavuga ngo yabuze igikapu, yavuga ngo bakibye, bari kugishaka hasi hejuru kandi bakakibona. Impamvu nuko u Rwanda ari igihugu gishaka kugira ngo abanyamahanga cyangwa se isi yose ibone ko ari igihugu kimeze neza, buri muntu wese yumve ayisange agire gute. Kuko no mu ijambo His Excellency yabwiye bari abahanzi bari mu Rwanda, abantu bose bari baje mu Rwanda mu bintu bya Trace, yarabwiye ngo u Rwanda murufate nko mu rundi rugo, nko mu rugo, kumufate nka second home from your home. So kugira ngo rero abantu biyumvemo comfortable icyo gihugu, nuko umutekano mbese umunyamahanga aba mbese ibintu bye byitabwaho cyane, n'abanyarwanda byitabwaho. Timunyumve nabi, n'abanyarwanda byitabwaho, ariko ntitubeshyanye, ntago bigira uburemere nk'abanyamahanga, ntago bigira uburemere n'abanyamahanga, ariko n'abanyamahanga bakosheje nabo barahanwa. Mwabonye umuhinde wakubise umudamu Inyarutarama, baramufunze. Mwabonye umushinwa yarari mageragere, ntabwo rwanga abanyamahanga nabo ngo baraza bakora ibyo bishakiye ngo nabo bakoze ibyaha. Ngira ngo umuntu byavuze ko bibye amafaranga agira ngo muri yarafite miliyoni y'amadolari kunuze, yari umwongereza nawe yarari Madrid. Cyangwa ngo nanone abanyamahanga ngo bagere ngo bakora ibyaha iwabo ngo baze mu Rwanda, cyangwa se baze mu Rwanda ngo mu Rwanda ni igihugu gitreating abanyamahanga neza, ariko nanone ntago mere gusanza ibyo usanze. Yuje mu Rwanda ni sawa, turakubaha tukakugendera neza, ariko nanone nawe ugomba kugenda ku mategeko yacu, kugira ngo wumve uburyo cy'u Rwanda abantu barwizera. Ngewe nigize nganira ibi ngibi, ngewe niga moi-même niganire n'umuntu n'umuhinde, ariko sinzi niba umuhinde wabyaranye n'umunyafrika, umuhinde wabyaranye n'umunyafrika. Twari duhuriye mu gihugu twahuriye mu Rwanda, twahuriye mu Rwanda, ariko mama we ni umunyakenya, papa we ni umunyakenya wa Mombasa, papa we ni umuhinde. Turimo tuganira namwe Chris, man, ti polisi y'u Rwanda, ngewe ati ubwo twavuganaga yaramaze iminsi biraje mu Rwanda, hambwa ati shanaje kureba igihugu cyanyu, ati nacyumvaga, ati ntago nari ndahagera, kubera ikise cyagutse amatsiko, ati natewe amatsiko na polisi y'u Rwanda. Byagenze bitetse, ati ngewe umunyarwanda yaraje muri Dubai, dukorana business, arangije nyiba ibihumbi 12 by'amadolari, amaze kubinyiba ahita yizira mu Rwanda. Ngewe ntago byasabye kuva Dubai, nahise ndega mpamagara kuri polisi y'u Rwanda, nabwo ntari kwa umunyarwanda yagiye kuri ambassade, sinzi ambassade, none harabwa ati umunyarwanda wagize gutya aranyiba, wagize gutya, arabivuga. Umunyarwanda yari mu Rwanda, ambassade isi komunikana polisi y'u Rwanda, wa muhungu baramushaka, basanga asigaranye ibihumbi 6 amafaranga yari yazanye, ibihumbi 12, basanze asigaranye 6, bahita babimwaka. Bahamagara wa musore kuri ambassade aho yagiye kugutanga ikirego, baramubwira ati azayo, baramubwira ati wa musore, bamwereka amafoto uyu nguyu, uti n'uyu, ati rero dusanze yarasiganye mu 6 amafaranga yawe, atariko agiye kwandika ayo 6 ikindi ryazayabonera, aturemera kubufashe ibi 6 cyangwa se urategereza 12 bizuzura. Harabwa ati ntacyo mwe mumpaye ibyo 6. Wa wundi w'umunyarwanda yandika ko ibyo bindi 6 bisigaye
mu buri mezi atatu azajya atanga ibihumbi buri mezi atatu azajya atanga igihumbi kugira bya bitandatu byuzuye amafaranga ye ibihumbi 6. Ambasade yaramuhamagaye bimaze kuzura irayamushyikiriza, baramusaba imbaza muga ati rwose we are sorry for that, you are sorry. Umuhungu yabayitushe aravuga ati Rwanda ntago rubaho, ati ibindi bihugu umuntu aguhejeje akajya iwabo birangiye, ati Rwanda nahise ntinya. Byatumye aza mu Rwanda kugira ngo arebe aho hantu. You get that? N'urwego u Rwanda rushaka kubakaho icyizere mu bindi bihugu no kugira ngo ibindi bihugu byizere. Urumva? U Rwanda rero ni igihugu mu by'ukuri ntabwo mbese rukora ibikorwa by'abindi byo gose climax gose rugaheza kuri po ya nyuma kugira ngo umutekano w'abanyagihugu n'abantu bose bari mu gihugu no ku ruhando mpuzamahanga u Rwanda rube ruri sawa. Niyo mpamvu rero usanga ibikorwa byinshi biza nubwo abantu bavuga ngo yenda ngo abanyarwanda ngo u Rwanda rwatanze amafaranga menshi kugira ngo rwakirwe ibyo bikorwa, ngo u Rwanda rwagize gute kugira ngo ibintu bigende gute, ariko nta kindi nukwera ko u Rwanda yenda abantu bararwizera rumaze no kuba erega icyatwa, maze kuba icyatwa. Umuntu wese yaje mu Rwanda avuga ati rwose ndashaka kubona His Excellency, ko abantu bose bamukurira chapeau. Ndakubwiza ukuri, ngiye nagiye muri Senegal, ngiye muri izi nzu z'indangamateka kuko ngo tukubona yenda y'Ibutare, tukabona yo kubohora igihugu. Nagiye mu nzu yabo muri Senegal, Dakar. Iyo winjemo usanga amafoto y'abantu bagiye bagira ibikorwa bakora muri Afrika bihambaye, barimo ba Nelson Mandela, ba Julius Nyerere n'abandi. Ifoto ya His Excellency iri ahantu uyibona utiriwe usakisha. Ni foto yagutse iri ahantu uyibona, mbese ntago uri kuvuga ngo ifoto ya Kagame ndajya kuyishaka gutya. Ni foto iri ahantu urinjira ugahita uyibona. Ifoto nini cyane. Urumva? Nukuvuga ngo abanyasenegali bake twagaririye bavuze ko bakunda perezida ku rwego mwe mudashaka kuba. Warose ko hari abanyarwanda turamukunda cyane, ariko hari abantu bakunda perezida w'u Rwanda kurenza uko n'abanyarwanda tumukunda. Havuga ati ahubwo wamuduha. Ntabonye abantu bo muri Kongo bavuga bati atariko niba nta perezida tugira batuzaniye Kagame, kugira wumva ko imitekerereze y'abantu ahantu bigeze bitewe nuko nukuvuga ngo uko babibona, uko bamubona, kugira wumve urwego cyangwa se urwego abanyamahanga bafataho His Excellency, no kugira ngo urwumve wumve urwo rwego bamufataho. Bazaduzaniye Kagame akatuyobora. Ni kubera ukuntu babona igihugu yagiteje imbere. Ubu se abanyekongo reka tuvugisha ukuri, nubwo abanyarwanda bavuga ngo abanyarwanda bayeho mu bwoba bagize gute ngo baratsikamiwe, nkira comment yatanze kuvuga ngo amefinyiriwa no kuvuga ngo baratsikamiwe cyane. Gufinyiriwa nyine nuku nyine barakanzwe, barabakanze mbese baricariwe cyane nta uhumeka. Ni nkacyo arashatse kuvuga ngo abanyarwanda baratsikamiwe cyane, nta muntu ushobora guhumeka, nta muntu ugira gute, nta muntu uvuga. Ni nkacyo arashatse gusobanura. Reka ntacyo tubivuge buryo. Ubu uyu munsi wabwira Kongo ngo babazanire perezida cyangwa se inzego z'igihugu zikora zikabatsikamira, ariko bakabona umutekano bagakora business zabo, nta muntu ugira gute. Hari umunyekongo wabyanga, tuvugisha ukuri. Hari umunyekongo n'uyu wabyanga. Tujye Uganda, hari umuganda wabyanga. Uganda barasaba abantu kumanwa bro. Na Kenya ubwayo iyo ngiyo uwo mukobwa avugiramo, nayo ubwawo ukoresha amatora kavuga ati turashaka umuperezida His Kagame. Hari amatora abaye kuri internet, n'umuntu wari uzanye icyo gitete aravuga ngo reka tuvuge ese mu perezida uri umuperezida uri mwiza muri Afrika ninde. Bashyiramo Kagame, bashyiramo icyo gihe ari Uhuru Kenyatta, bashyiramo Mama Samia, bashyiramo Museveni, bashyiramo Ndayishimiye, bashyiramo n'uyu wa South Sudan. Barije bavuga ngo ninde mu perezida mubona ashobora baharamutse abayeho perezida uyobora East Africa akikaba igihugu kimwe, ninde wamuyobora? Perezida Kagame yaratsinze. Mu bamutoye ntago ari abanyarwanda gusa, nabo banyakenya barimo.
nabo banyakenya barimo abo babivuga bivuga ngo majority turamutse dukoresheje amatora hara mu gihugu cyabo, even in Nigeria nongo wabivuze kavuga ati tugiye gukoresha amatora, ndahamya neza ko benshi batora ko bakeneye umuntu nka Kagame. Uwo mu Nigeria wavuze ibyo ngibyo, hari nundi we akora taxi ndibaza kari muri Amerika. Nize mbona akavideo ari kuvuga ngo sinzi umuntu bari barimo baganira, ashaka kuno ko batari umunyarwanda ariko aramutwaye nyine ari gukora taxi, arangije amubwira ngo nkunda Kagame ngo ku buryo nguriya mugabo ngo wamuduha natwe no mu Nigeria. Umwe aravuga ibitandukanye n'undi akavuga ibitandukanye. You get? Ubu sereka mbabazi nubwo bavuga ko Kadafi ari umunyagitugu, ninde muntu w'umunyafrika ari kwanga ko yagira president nka Kadafi akabaha nk'ibyo Kadafi yari ari igihugu cyabo? Ntawe nubwo mu Rwanda atari igitugu. Ntabwo abantu kubera ko abantu navuga ngo isi yarakanzwe, yenda niko nabyita, isi yarakanzwe, mumva ko igihugu cyose gitekanye kigiye gutya mumva ko ari igihugu gikiyobowe mu buryo bw'igitugu. Ariko nanone bikajyana nuko nanone kuri side umuntu nanone atarenze ingohe. U Rwanda nanone mu bihugu bya Afrika nirwo rufite abopoze benshi bari hanze, bitewe n'iki? Bitewe nuko politiki mu Rwanda kwikinira muri politiki y'u Rwanda kwikinira mu Rwanda ni ibintu bigoye, ni ibintu bisa naho wumva abari mu gihugu nabo ngo baratotezwa bagira gute. Nubwo yenda nta gipimo cyo gutotezwa gihari mu Rwanda, ariko nabyo ibyo ngibyo nanone yenda nabyo bituma abantu batinya. Ugasanga abantu yenda ngo bapfuye, bamwe ngo bishwe, ngo abarwanya u Rwanda bishwe mu mahanga. Yenda ibyo nabyo bituma abantu batinya u Rwanda, akavuga ati yenda u Rwanda arushyira imbaraga z'umurengera mu kurwanya abantu barwanya igihugu. Ariko ngana ku musozo ngiye uko nabibonye, bari abantu banditse biriya bintu ntabwo umuntu abatera amabuye kuko niko babibonye, kandi koko birabe umuntu ntabwo yavuga ko uri umuntu mushyashya bitewe n'ibihugu bavuyemo. Abantu bisanzura bagira gute ugasanga uziko nka biriya bihugu usanga twebwenda mu Rwanda dusenya amanegeka, ariko mu bindi bihugu buri wese ubushobozi afite bwo gukora arakora. Usanga umuntu abyuka mu gitondo akavuga ati yenda nge nabonye 5,000, agahita avuga ati reka nge ndangura inkweto nzikira hano impande y'umuhanda akazicuruza. Mu Rwanda ntabwo ushaka kubibona. Ati mbonye amafaranga nshaka kubaka inzu yanjye akayubaka, kuko nibwo bushobozi nyine afite. Yenda twe mu Rwanda no kwanga ugomba kubaka ibintu bimeze gutya na gutya. Yenda unasanga hari ukuntu urumva mu Rwanda abaturage nta mafaranga bafite, kandi nanone ukabasaba ko bakora ibintu bijyanye, kuko kubaka ngo agomba kubaka inzu ijyanye n'icyitegererezo ni ukumwirukana, kuko amafaranga ntabwo ari buyabone. Uzasanga abantu benshi navuga ngo genocide hagarikwa bari mu mujyi wa Kigali uyu munsi ntabagihari. Abantu bagiye baza nabagiye bari mu zindi ntara, bagiye bafata amafaranga bakaza bakabona amafaranga, bakabona nyine amafaranga ajyana n'umujyi wa Kigali, kuko umujyi wa Kigali usaba amafaranga kuko iyo nzu iragira nta amafaranga, ngo biragusaba ko ufite n'inzu, iyo utayigejeje ntabwo biri bukunde. Ariko yenda mu yindi mijyi usanga abantu bubaka, umuntu akubaka inzu ashoboye akagira, kubaka inzu ashoboye ukabaka mu mujyi. Gusa nanone bagira izindi quartier. Hari igihe uzasanga ukabona Lagos, ukabona aga quartier gashaje, ariko nanone hari ahandi ushobora kugira ngo ni Buraya. Ushaka gusanga inzu imwe ikodesha 300,000 by'amadolari. Ari inzu bro. So ariko nanone ugasanga hari indi nzu nanone ishobora gukodeshwa 10,000 by'amanyarwanda. The same mu mujyi umwe, ariko mu Rwanda biragoye.
mu Rwanda biragoye ubu ngubu kugira ngo none ubone n'inzu y'ibihumbi 30 za chambrette nabyo biri kugenda bigorana kuko bari kuzisenya zose. So usanga rero ibyo ngibyo ari byo bigenda bicontradiza, ugasanga uruhande rumwe abantu baragira, ariko igihari cyo nge nakwemeza ngewe nateraga imetero nkabwa n'endi by'abanya impamvu abanyarwanda yandi ushobora gusanga baba mu bwo bagize gute nuko ngewe mbibona impamvu abanyamahanga nabo babibona gutyo nuko nyine abanyarwanda koko ubwoba babikanga ko ngo bagomba kugenda kwigengesera ku gato nakanini kuko akantu kose urafungwa uragira gute. Nanone ariko nabibona bikaba biterwa naho bavuye, nta murundi uzaza ngo avuga ngo mu Rwanda ngo n'abanyarwanda baba mu bwoba, nta muntu uzava mu bihugu nkaza Singapore ngo uvuge ngo abantu baba mu bwoba. So usanga none abantu babivuga ari muri bya bihugu nyine babona ko bagira ahantu ubwo bakumva ni ibintu bitangaje kuko iwabo urusaku iki kwicana kugira gute bakabona none ahantu ibintu bidasanzwe. So nekereza ko ari ibyo ngibyo. Ibyo ngiye nicyo gitekerezo natanga impamvu abantu bavuga ko abanyarwanda baba mu bwoba, ariko nanone kuri zo ntuze zose, ariko conclusion yanjye kavuga ko abanyarwanda ahubwo atari kuba mu bwoba ahubwo ari kwigengesera bitewe n'amateka, ikindi cya kabiri bitewe no gutinya icyaha, icya gatatu bitewe no kugira ngo bavuge ngo u Rwanda rurakiyubaka ni igihugu abantu bakwiye kugusigasira, ariyo mpamvu ibyo byose biba. Reka mashimire, amazina yanjye ni Chris Kame, ni ibitekerezo byanjye bidakura hibyawe. Nashaka kuduha ibitekerezo muri comment impamvu ubona abantu bavuga ngo u Rwanda rusa naho abantu babaye mu bwoba bagize gute. Nashaka kuduha ibitekerezo n'abandi bagiye babivuga kuri za Twitter n'ibindi. So ndagushimiye, reka nkwifurize umunsi mwiza. Waba ufite ikibazo cy'amarozi yakuzahaje, waba ugira ikibazo cya karande ndetse n'inyatsi, waba ugira ikibazo cyo kunoza amabanga y'urugo gutera akabariro byaranze, waba urwaye indwara zidakira ndetse n'izindi nyinshi, byose ubu byakemutse. Turi inzobere muri ibi ngibi imyaka myinshi ishize, ibi nitwe tubikemura gusa. Muganga agukoraho urikaka ugasigara utanga ubuhamya. Akarusho niyo waba uri mu mahanga ukamwohereza ifoto gusa akemura ibibazo byawe. Aho waba uri hose imiti yacu tuyikugezaho mu buryo bworoshye, kandi imiti yacu nta ngaruka mbitera. Waduhamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp aho waba uri hose, ugashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 783 92 38 19. Muganga wacu kuri buri ndwara yose arebaho ni nko guhumbya.